ndashimira Imana ko idutabara itatwandikishije. Imana yaba yandikaga urutonde rw'abatabarwa mu nsengero, hari abantu mutashyira ku rutonde. Yaba urutonde yarwakaga imiryango, ndabizi ko hari abatemera ko turujyaho. Yaba urutonde yarwakaga inshuti zacu, hari abatadutangira agasinya. Ndashimira Imana ko yifitiye urutonde ubwayo, nta n'umuntu izanyuraho. Imana yacu niyubahwe. Yahise agwa muri koma, ariko uzi ko hari umuntu Imana itabara abantu bakagwa muri koma. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turabashuhuje rero mwebwe mukurikiranye Mama Sharirene Official, aho munkurikiranira muri hose. Turabakunda kandi n'Imana irabakunda, ndabazirikana kandi message mukomeza kumpa ngenda nzakira, ngenda nsoma ndetse n'ubutumwa bwaho hepfo kuri comment. Nukuri Imana y'amahoro nibaho umugisha, turabakunda. Turabasuhuza rero aho muri hose. Tugarutse n'ubundi ku ijambo ry'Imana ubushize twari twaganiriye tuvuga ukuntu umwami yamenye ko Moridekayi ari we wamuburiye, kandi ngo aza gutumiza igitabo cy'ubucurabwenge naho twasubikiye, ariko ni naho tugiye gusubukurira n'ubundi. Reka turebe amagambo y'Imana. Narabwiye ngo kuba Imana yarabimenye mu gice cya mbere ntago byari bihagije, ahubwo yahise noneho umwami yarabimenye ko ari we wamuburiye. Hanyuma mu gice cya kabiri abyandika mu gitabo cy'ubucurabwenge. Iki gice nshaka ko tuganiraho, ndashaka tuganire mbabwire ukuntu noneho atari ibyo kwandika no kureba gusa, ahubwo yanamutabaye, Imana ikamutetura ikabishyira mu bikorwa. Ntago ibyo Imana yakubwiye bizaguma mu magambo, ntago Imana ibyo yakubwiye bizaguma muri agenda, ahubwo izahaguruka ibishyire no mu bikorwa, ikuzanire igitangaza kivuga. Ibice 6 muri Esteri, umurongo waho wa 6 haravuga ngo nuko Hamani araza. Umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa te? Dusubiremo. Nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa te? Haleluya, haleluya, haleluya. Mureke mbabwire, hari abantu bazi yuko Imana itazirikana, hari abantu bazi ko Imana idatanga agashimwe, hari abantu bazi ko Imana idatanga promotion. Burya Imana itanga agashimwe, Imana itanga promotion, Imana ikuvana mu cyiciro ikakugeza mu kindi, kandi Imana ihemba buri wese bitewe nuko yayikoreye. Burya Imana irazirikana. Umwami, mureke mbabwire, umwami ngo amaze kumenya ko Moridekayi ari we wamuburiye, hanyuma ngo abyandika mu gitabo cy'ubucurabwenge. Hanyuma ngo arabaza ngo mbese uyu Moridekayi hari ikintu yaba yaragiriwe, hari icyo yakorewe? Burya mureke mbabwire bene data, abantu baratuzi. Nubwo wibwira yuko utazwi, ariko burya urazwi. Nubwo hari ibyo ugenda uhisha, ariko burya birazwi. Umunsi umwe nari nakubiswe nkubitirwa ku rusengero iwacu. Noneho ibintu byari byambayeho byaragahomamunwa. Icyo gihe nyine barananyirukana ndagenda. Ngira Imana ngo sinzaza kurepeta. Urumva sinari ndi mu rugo, bari banyijugunye nyine. Kuko nasenze amasengesho y'iminsi 2, nyarangije ku mugoroba. Imana irambwira ngo uyu munsi baraguta hanze, ngo ariko uhumure ndajyana nawe. Ujye unyumviriye Imana utari mu kinya cy'umwuka, mwamenya ko wavuganye na Nyabingi. Ariko iyo uri mu mwuka uravuga uti n'Uwiteka nubwo bikomeye. Ndangije ayibiri yari ayakorari, ariko iyo uri gusenga muri korari n'ubundi uribogeka ukayibwira ibyawe. Umuhanuzi arampanuriye ngo Imana irambwiye ngo uyu munsi baraguta hanze, ngo ariko nibaguta ngo muri bujyane. Icyo gihe rero baramfashe baranjugunya hanze imbere y'umuryango, bafata n'ivarisi bayindenza hejuru, cyari ikivarisi kinini. Ngiye kugiterura ngo ngende, Imana ishimwe, ijwi rirambwira ngo wiyijyana kuko uzahagaruka. Ivarisi ngisiga imbere y'umuryango ndikomereza.
cyokora mba mbonye umwanya wo gusenga ubuvumo n'ubutayu. Nibwo bwa mbere nahise njya mu butayu, mu buvumo bw'ahantu bita Jangwani. Nahise mvuga inti Imana urankoreye, ugira ngo narababaye, ariko njyewe ukuntu nteye ntago mubizi. Imana yangize ukuntu guteye, hari abantu gutera umujinya. Njye ushobora kunkubita ugira ngo ndarira ukabona ndasetse, ushobora kumvuga ugira ngo mbabare ukabona ndishimye. Imana yampaye ikinyuranye, hari ibintu yansezeranyije kandi ndabibona. Ushobora kwibwira ngo ugiye kundiza, ugakora ibintu byo kundiza, wareba nabo ukaba ari wowe urira. Ushobora gukora ibintu ngo byo kumvuga ukamparabika, ukamvuga ko kukamparabika, wareba nabo ukaba ari wowe uturi ku mutima. Imana nuko yabigenjeje, hari uko yangize. Noneho nahise nishima maze kunta hanze. Ikintu cya mbere natekereje, sinigeze ntekereza ikindi, nahise mvuga ngo bandangira ahantu hari ubuvumo n'ubutayu. Kubera iki? Sinari nemerewe gusenga ubuvumo n'ubutayu, kandi icyo gihe nta kibazo cyari gihari, si nk'ubu bifunze. Numva kuva naba hose ndajya mu butayu. Twagiye mu butayu ahantu Jangwani, tuhasengera iminsi 3. Ndashimira Imana ibintu yambwiriye Jangwani, amaso yanjye yarabibonye. Noneho irambwira ngo ugende. Imana irambwira ngo baraguta ariko ntugira gute, turajyana ariko tuzanagarukana. Mureke mbabwire, iyi Mana nivuga ariko ni Imana inakora. Umwami avuga ngo ninde uri hanze, umwami avuga ngo ninde uri hanze, ngo bahise narindi kubabwira ko Imana abantu batuzi. Barabizi ko urya ari uko bakugaburiye, barabizi ko wambara bagukuburiye, barabizi ko bana n'ubwandu bwa sida, barabizi ko umugore yagutaye, barabizi ko umugore wawe ajya gukubita, barabizi ko umugabo wawe agukubita, barabizi ko mujya mubwirirwa mukaburara, barabizi ko uri umushomeri wa ya myaka, barabizi ko uri imfubyi, barabizi ko uri umupfakazi, burya n'umushahara uhembwa barawuzi, muri make baratuzi. Barabizi ko urwaye diyabete, barabizi ko urya ibiryo bitarimo umunyu, ko abantu babizi. Hanyuma ngo umwami abajije ngo mbese hari icyo yakorewe, ngo bavugira rimwe bati turakurahiye nta kintu arakorerwa. Ngo umwami arabaza ngo ninde uri hanze, bati Hamani ni uhari. Kandi ubwo Hamani ari hanze yari ari mu mipangu, yazanye n'igiti cyo kugira ngo amanikeho Morodekayi. Ikintu nzi nabonye nuko Imana na Satani bajya bahurira mu kibuga, ariko nshimiye Imana yacu ko ihorana intsinzi. Burya ushobora kwibwira ngo Satani ni uri kurwana gusa, ariko yaza kurwana gusa burya ni wari kubyara ubazwe, wari gupfira ku iseta. Yaza kurwana gusa Imana idahari, iyi mikoro simba nyifite, nge ndabizi ntagomba nyifite, ntagomba ndi kuvuga, mba naracecetse, mba nararwaye. Ngewe uzi ukuntu mba meze, mba ndimeze nk'uruntu rw'urudebire. Abanyamakuru baba baza kunkoraho inkuru, bati wa mama Sharirene twayabawe ibyo yabaye, mba ndi gucira inkonda zicaha izindi nyuru. Ariko Imana yacu burya ibihari, ntabwo Satani arwana wenyine. Birambabaza ukuntu utajya ubona imirimo y'Imana ahubwo uhora ubona iya Satani. Kuki umuntu akora impanuka yakangirika ku kaguru agahita atuka Imana, ntamenye ko nabiri yayacika, ntamenye ko bamujyana Rusororo. Ariko Mana ibi byabaye urihe? Uzi ko abantu bakuvuga ukarakara ukivumbura ku Mana, ariko ntumenye ko burya batakuvuze gusa. Iyo bavuze ngo uri indaya, bategura ibikugira indaya, bagaha abagabo amafaranga, bagaha abasore amafaranga, bakakugurira. Bamwe bakaza kukwigiraho inshuti ngo baragukunda, abandi bakaza ari inensi, ari intelligence. Kugira ngo se uko byari baye niko byari kumira. Burya wagombaga guseba, wagombaga gupfa, wagombaga gusara, wagombaga kumugara, wagombaga gukatirwa. Ntimukabona imirimo ya Satani gusa, jye mumenya n'imirimo y'Imana. Nubona ushonje ujye uvuga ngo icyumweru cyose ntago nagombaga kurya, inzara ya saa sita ntigagukure ku Mana. Nubona abantu bakwanga ujye umenya ngo bari kukumanika, ariko ejo bundi bakagusanga muri rugori banakunizi. Ariko ujye ushima Imana, ibyateguwe kuri wowe ni byinshi. Ngo bagukatiye umwaka umwe, hanyuma nawe urarengurarira ngo wagiye muri gereza Imana ireba. Iyo bagukatira se 20 bwo ntibyari kuvamo. Ngo koko ngo uyu mushahara w'ibihumbi bingibi ahubwo si utawubonaho.
ubuse ko kwizi ntambara zo mu kazi iyo baguha urwandiko rukwirukana se ngo ariko se ubu koko uyu mugabo aranzengereje iyo aza kugutera sida se ngo ariko se ubu koko iyo aza kugutwika se akagusukaho esasi ari gushirira ibintu byose tujye dushima Imana ujye umenya ngo Satani ntari kurwana wenyine Imana yacu nayo yabambye amahema bati ni Hamana uhari umwami arababwira ngo ni mumubwirazi ngo Hamani arishima umva ngo ijambo yavuze ngo umwami ngo yaramubwiye ngo niko Hama uwo mwami akunda kubahwa uwo mwami akunda kubaha ikintu cyiza yakorerwa ni igiki Hamani ngo ako kanya ahita avuga ati uko biri kose nta wundi watonnye hano nta wundi muntu ufite igikundiro ku mwami utari njye mureke mbabwire baroko ntimukishyire mu myanya ubu waritegereje ubona ntuze watajya Dubai ngo bimubere waritegereje ubona ntuze atajya mu Bushinwa ngo bikunde waritegereje ubona ntuze atava muri quartier ngo nawe aza aho ngaho quartier muri Matewusi nawe ntiyahagira iduka mama ariko muzi kwishyira mu myanya ubu rero mureke mbasetse dufite abagore bazi ko ingo nziza ari izabo gusa mama shenge we wahaye ikimana wumva ari wowe ufite urugo rwiza gusa ntabwo ari mwese mvuze hari abantu bazi ko bagashize nta wundi muntu Imana ikomeje gutabara n'abazikoreye ku mutwe hari igihe zizashyirwa hasi hari abakobwa bazi ko ari bo bakoze ubukwe gusa bakoze ubukwe ngo bagendeye ubuntu ngo batabukoze reka nkubwire nje kukubwira ngo Imana si wowe yafungiyeho amaferi hari abantu bazi ko imyanya y'icyubahiro ari iyabo hari abantu bazi ko kuvugwa neza ari ibyabo gusa hari abantu bazi ko kubyara abahungu abana beza badafite ikintu batwaye ari ibyabo hari abantu bazi ko kubyibuha ari bo bibera gusa hari abantu bazi ko guhinduranya ibitenge ari bo bibera hari abantu bazi ko amahoro yose ari bo bayatunze nje kubabwira ngo ibyo bintu si ibyawe gusa ujye umenya ko Imana gahunda yo gutabara irabikomeje Hamana ati hari undi wakundwa nkanjye hari abandi bakundwa hari abandi bazaba abasitari hari abandi bazahitinga hari abandi bazamera neza uzi ko umuntu yicara ku ntebe ukagira ngo bayimudodeyeho akumva niye wenyine hari abandi bazayicaraho nimba unayidodeyeho hari abazazana urwembe bakagukataho ukayivaho n'abandi bakayicara reka nubona Imana ikugiriye neza ujye umenya ngo hari abandi hari abantu bazi ko aribo bazacuruza bakunguka hari abantu bazi ko aribo babyaye neza gusa hari abantu bazi ko aribo bashatse neza gusa nje kukubwira ngo imirimo Imana irayikomeje ineza y'Imana izatambuka itambuke igere no kuri ntuzi igeze no kuri ntuzi nanjye ngereho vuga ngo amina rata nimba nta shyari ufite bari abana buriya mubyeyi nabo bazahinduka uriya mugabo nawe yahinduka uriya mugore yahinduka ibintu bikamera neza kuko azi byagenda neza ubwibone gusa Hamana ati hari undi sera hano hari undi barahari burya n'umukozi wawe mu rugo barahari Hamina Imana ndayishimye noneho kuko yarazi ko ngo ari we bagiye kubikorera avuga utuntu twise reka mbabwire iyo amenya ko ari Moridekayi bagiye kubikorera yari kuvuga ati bazana isakamburiro ryose bakamugerekaho yari kuvuga ngo bakazana ikamba ry'amahwa bakamushyiraho yari kuvuga ngo bakazana intebe iteyeho imisumari bakayimushyiraho ariko kuko yarazi ko ari we bagiye kubikorera avuga ibintu byiza aravuga ati umwami ati ikintu cya mbere uwo mwami akunda kubahwa uzi ko yarebye akareba ibintu atarabona akareba ibintu atafite ibwami uvuga ati none ndashaka guhamya abaswa bose bandwanya hano ibwami mpereye kuri Moridekayi na famiye yose y'Abayuda aravuga ati mwami uwo muntu umwami akunda kubahwa akwiye kwambarana n'umwami tu ariko ubwibane buragwira aravuga ati uwo muntu akambara ikanzu y'iki y'umwami umwami aho yicaye ati ntacyo komeza uvuge n'ubundi imyambaro mba narapfuye nkayisiga ariko aramburira mbaho
Morodekayi yambaye ntaki. Mbese umwami yari afite ibitekerezo bye, Hamani nawe afite ibye. Ariko na Morodekayi yari afite ibye, ntabwo yari azi ko ari butabarwe gutyo. Ndashimira Imana ko yahishe ibyo izadukorera. Mureke mbabwire, shimiye Imana igihisha imigambi yayo kuri twe. Ibeshye ibyo izadukorera ikabitwandika mu gahanga tukabigendana, barara baduciye imitwe. Baduca imitwe cyangwa bakajya kutufungisha burundu bakadushakira amadosiye. Ariko igihora ibitsimba, Imana ndayubashye. Nk'ubu ibintu Imana izankorera muri 22 yarabibahishe. Iramutse bikubwiye ahita munca umutwe. Igihora ibitsimba, igikora ibintu byo kudutungura gusa. Irabatungura ikabereka ko utazabyara, irabatungura ikabereka ko uhora utsindwa mu ishuri, irabatungura ikabereka kaga n'amakuba, ariko ibyiza izakorera irabitsimba. Imana si yobewe iki? Irabizi ko baduhingisha uruhindo, irabizi ko baguhigisha uruhindo. Mureke mbabwire, arangije aravuga ngo kandi uwo muntu ngo akambara impeta y'umwami. Umva kwibona, arazi ko agiye guheza. Nk'ubu dufite abantu ngo bazi gutwika, ngo ni mwitonde, hari igihe muzatwika munitwike mama we. Ngo kandi ngo uwo muntu umwami ngo akambara impeta y'umwami. Ko mbona yari yibasiye ubwami bwose, yarazi ko ari ubwe. Impeta bivuze ngo Morodekayi nayireba nayambaye hajya abona ko nasezeranye n'ubwami nzahava ndi intumbi. Kandi koko yahavuye ari umurambo. Arongera aravuga ati hanyuma uwo muntu bakamwicaza ku ifarashi y'iki y'umwami. Umva ubwibone, ndambiwe kugenda mu modoka itabona, bajye babona ko ngena no ku ifarashi y'umwami. Aravuga ngo ikindi ngo mwami nyagasani, bagashaka ukomeye, umuntu ukomeye muri bo. Ariko abantu bazi kwirondora. Bagashaka umuntu ukomeye muri bo akicara kuri ya farashi, hanyuma bakagenda bamukatisha mu murwa bavuga ngo dore umuntu umwami akunda kuba. Hari mu bwibone gusa. Ngo umwami avuga ijambo ritunguranye, aravuga ngo Hamani, ibyo uvuze nabonye bikwiriye Morodekayi, nkurikije n'ukuntu yitandukanyije n'abicanyi, nkurikije ukuntu yitandukanye n'abagambanyi bashakaga kungambanira, nkurikije ukuntu yitandukanyije n'abasinzi, nkurikije ukuntu yitandukanyije n'inkozi z'ibibi, nkurikije ukuntu yitandukanyije n'abanyamitwe b'abahanuzi, nkurikije ukuntu yitandukanyije n'abanyamitwe b'abashumba, n'abanyamitwe b'abapotere, nkurikije ukuntu yitandukanyije nabo. Ibyo uvuze hatabuze na kimwe, genda ubinzanire tubikorere Morodekayi. Ndashimira Imana ko idutabara itatwandikishije. Imana yaba yandikaga urutonde rw'abatabarwa mu nsengero, hari abantu mutashyira ku rutonde. Yaba urutonde yarwakaga imiryango, ndabizi ko hari abatemera ko turujyaho. Yaba urutonde yarwakaga inshuti zacu, hari abatadutangira agasinya. Ndashimira Imana ko yifitiye urutonde ubwayo, nta n'umuntu izanyuraho. Imana yacu niyubahwe. Yahise agwa muri koma. Ariko uzi ko hari umuntu Imana itabara abantu bakagwa muri koma? Abavuze ko uzapfa nabi, abavuze ko ari umubyeyi ukubyara akavuga ati iyo mbimenya iyi nda nabyaye, iyo havuka kamunipusi niba yari kundira imbeba. Muri babe gusa, inda yakubyaye niza kuvukamo imbwa, nibura yari kumokera abajura. Muri abatindi we, inda yakubyaye yiza kuvukamo inka, nibura yari gukamwa. Hari ababyeyi bavuga gutyo. Ariko umva nkubwire, nta muntu uzi icyo Imana ikugambiriyeho. Imana igufiteho umugambi muremure, ujye wizigirira icyizere. Nawe rero utesha agaciro abantu, abukoropesha, abikorera ibirayi byawe uvanye mu ruhengeri bapakurura imodoka yawe, aba wikoreza amakara, aba wikoreza amajerekani y'amazi yabuze, abakupakupa urugo rwawe, aboza imodoka ugendamo, abagira gutabafura batera ipasi, ujye ubitwaraho neza, ntabwo uzi icyo bazavamo. Hari umubyeyi ukubyara akavuga ngo iyo mbimenya nari kuyikuramo, ariko burya nta nubwo yari kuvamo, ari kumuhagamo agapfa, ahubwo wowe ugasigara. Imana iratungurana. Ntabwo bizi ko uri kwima ari wowe uzagutunga. Ntabwo bizi ko uri gucunaguza ejo bundi azakudepasa.
uri kwicaraho kuri kamera uvuga ntabwo bizi ko uzamutegera ibiganza. Mujye mwitonda, buri wese ajye yitondera aho ari, ntabwo azi imigambi y'Imana. Hamani ajya muri koma. Ubu mu minsi iri imbere hari abantu Imana igiye gutabara, abandi bajye muri koma. Hari abantu Imana izatabara utinye guca no ku muhanda waho batuye. Hari abantu Imana izatabara ujye ugira isoni z'ahantu utuye. Nta kintu cyiza mu buzima nko kubaho nta mutima ugushinja ikibi ku muntu wese w'ikiremwa muntu. Imana ivuga ijambo ritunguranye. Hamani agwa muri koma. Ya myambaro arabifata, abishaka atanabishaka, arayimwambika. Mureke mbabwire, nima ndasoza, hari ahantu nagiye kwigisha, maze kwicara ku ruhimbi, ngiye kubona mbona umuntu afashe atangiye kwandika message. N'abantu bari bantumiye, kumba ari kwandikira abantu ati wa mugore bamutumiye. Ngiye kuntumira sinaninzi ko ari icyaha, kuko nzi ko nta byaha nakoze ngo ntengwe, sinigeze ngi inyuma y'itorero ngewe. Kumbi abayandikiye message igeze mu karere, harababwiye ngo wa mugore yaje kwigisha, unyumvira icyaha ma, ukajya ngo naje mu kabari. Ariko Imana izadutabara. Message irandika iragenda iragera mu karere, tuwo mugore umugore mama Sharirene. Kintu nakundi uwo muyobozi Imana imuha umugisha, yarambwiye ati mama Sharirene, umwanya wawe nari kuguha n'uwuriya muntu ugutangiye raporo yose ndayiguhayo yikoreshe. Hamwe ijambo nyine rirambuye, wari gukoresha iminota, hanyuma uriya nari kumuhiye aragenda atavuze, ni yose ndayiguhaye. Maze ndahubira mvuga yampamagaye we badahari, ndayivuga wa muntu bigeze hagati mbona arahagurutse aragenda. Mureke mbabwire, Hamani ikintu cyamubayeho cyari ikintu gikomeye. Ntuzagirire ipfunwe imbere y'umuntu wari we wese, ujye wirinda. Kuko byari bivuzwe n'ifite ububasha, byari bivuzwe n'ifite ubushobozi, byari bivuzwe n'iri hejuru ya Hamani, byari bivuzwe n'Imana itavuguruzwa, byari bivuzwe n'Imana itagirwa inama, byari bivuzwe n'idapfa, byari bivuzwe n'Imana ifite ubwenge n'ubuhanga. Hamani hatabuze na kimwe, byose abikorera Morodekayi. Morodekayi aratabarwa. Umwami abwira Morodekayi, genda ubwire Esiteri muhinduze amasinya ya Hamani, abayuda nibabeho, ariko Hamani n'umuryango we mubice imitungo ye yose muyibaruzeho. Hanyuma Imana iratabara, Imana irakora. Ntabwo bizarangirira muri za agenda wanditseho amasezerano no muri ya makaye yuzuye ugafatane, bizarangira Imana ikurengeye.